amavidi menshi mu bigo abana b'abapasiteri barabizi n'abadukurikiye bihangane abo bikibaho zihurirana no ku cyumweru bahurirana no ku cyumweru ubwo harimo amateraniro abandi ubwo batangiye kubasura saa moya ngiye ndicaye kuri gate ndibandi noneho ababyeyi baranyibagiwe nkagira nkanese man wowe ugiye gufata abantu kuko ari we wabaremye witwaza ubushobozi ufite ubatwambure twebwe turi abana bawe sibyo nkumva nyine birambabaje na pasiteri musha muri byinshi aje kundeba nabyo byambereye igikomere naribaje se uyu muntu ushobora gushaka ndwaye nkamubura nkamushaka mfite ikibazo nkamubura azanywe nuko gusa ndetse Imana ye numva birankomerekeje arambwira n'ibintu byinshi Imana iragukunda ibiki atugiye kwatura rero igitugu cya kibyeyi ahise bigushiramo like wahoraga n'abagore bakakwishyura yego oh my goodness hakaba bonzi bafite abana babo turi n'inshuti hakaba abafite abagabo nzi noneho sasa kubera the family business igenda ikura church ikagenda ikura niko mba exposed ku bantu nshobora guhura nabo hari ikintu cyajyaga kimbaho cyanatumye mpitamo kuza hano najyaga numva ntashaka umuntu uvuga Imana noneho naba nzi yuko iyo audience ngiyemo ari cyo kintu bagiye kuvuga sinirirwe njyayo ubu ndashinganye ngendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha mva mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu muraho neza kandi muraho mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast abo turi kumwe n'abazari iki kiganiro mwese mbahaye ikaze ku rubuga rwacu n'urubuga rwanyu uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe maze kubona ko mukunda muri benshi nukuri mukunda ubuhamya nizere ko bubigisha nizere ko usangiza mugenzi wawe nizere ko wanakoze subscribe ngo haye ikaze tugiye kuganira ku buhamya from darkness to grace nk'ibisanzwe ni benshi baza kutuganiriza uburyo kibavuye mu mwijima mu buzima bw'umwijima bakaza kubona urumuri ikiza kirimo nuko nawe aho uri guca cyangwa aho waciye hari abahaciye ngo bakaba bafite inkuru nziza yo kuvuga tubahaye ikaze nkuko nabibabwiye dufite umushyitsi udasanzwe umujene mwiza ukijijwe ndizera ko muri kumubona araza kutwibwira tuguhaye ikaze murakaze nitwa David Ishimwe Gasana niyo mazina y'ababyeyi arabise oya ni amazina niyise ariko nakoze ndi umu artist so bituma ngira izina ry'ubuhanzi naryo baritubwira nta kibazo abantu banyita Dave the Worshipper Dave the Worshipper wow ni naryiza niko turi bukwite Dave the Worshipper uracyari umu worshipper cyangwa yeah wow Dave tuguhaye ikaze urakijijwe nawe kuvuze sinzi ko ari ibyo koko Dave kuri ino topic tuganira ku rugendo rw'agakiza kawe mu magambo make agakiza ni iki kuri wowe bw'amagambo make yabaye nk'ijambo rimwe okay navuga ngo agakiza ni imbabazi kuri njye kuko mu mbabazi niho njye naboneye agakiza agakiza wenda abantu ntibaze kunyumva nabi iyo bakabwiriza nk'ubuntu cyangwa nk'ineza nk'impano akenshi birangora kubyumva bitewe na story y'ubuzima bwanjye
bingora nyine gufata agakiza nk'ikindi kintu uretse imbabazi. Kuko nyine mu mbabazi njye niho agakiza nakamenyeye. N'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, kandi buri wese agira aho yahuriye n'Imana n'inzira yahuriyeyo. Rero nubwo abapasiteri batwigisha ngo agakiza ni iki n'iki, njye nkunda kubaza umuntu ngo agakiza ni iki kuri wowe? Kuri wowe nyine ni imbabazi, kuri undi ni urukundo, kuri undi buri wese agiye agira uko ahura nabyo. Urakoze cyane. Reka twinjire mu gice cyacu nyirizina, turabanza dusome icyanditswe kiri mu Byahishuwe 12:11. Haravuga ngo banesheje Satani babikoresheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ry'ubuhamya bwabo. Twinjire mu buhamya bwawe. Dave, wakuze ukijijwe cyangwa wakijijwe nyuma? Wenda ubu ngubu ubwo maze kubimenya ndaza gutanga ibisubizo bisa nk'aho ari bibiri. Yego. Njye David ni umuntu uvuka mu muryango w'abana 9. Turi abahungu 7 n'abakobwa 2. Wow. Ndi umuhungu wa 3. Papa umbyara ni bishop, mama ni pastor, sogokuru umbyara ni pastor, nyogokuru umbyara ni pastor. So ndakuvuga ngo mvuze ngo nakuze nkijijwe, sinaba mbeshye, ariko on another side byaba ari ikinyoma, kubera ko ngiye gukizwa kwanjye kwaje nyuma. Ahubwo wenda ngiye gusubiza icyo kibazo navuga ngo nakuze nzi Imana. Wow. Nakoze cyane. Hari n'undi mukobwa nigeze kwakira, nawe ambwira ko ngo yakuriye nyine mu muryango w'abatambyi, w'abantu bazi Imana cyane, ariko batayizi. Yego. Nyine atarahura nayo yabikoraga ku bw'imbaraga no nyine kumwe ababyeyi bakubwira ngo genda gutyo ukagenda gutyo. Urakoze cyane. Impamvu nayo nkubajije icyo kibazo nangiye kubaza, hari ukuntu waravutse nyine byose bimeze neza gutyo, utameze nkatwe byaje kuza nyuma, ariko niba koko warakijijwe umaze gukura cyangwa umaze kumenya, watuganiriza ku buzima bwawe mbere yo gukizwa? Ubuzima bwanjye ni burebure, ariko ndaza kubucamo ibice kugira ngo byorohere n'abadukurikiye. Yego yego. Ubuzima bwanjye ni ubuzima nk'ubw'undi mwana uwo ari we wese. David aravutse, avukiye mu muryango w'umushumba, avukiye mu gisekuruza cy'abashumba niko navuga. Mvukira muri famille itarabaye mu Rwanda cyane, gusa nyine life ya nyuma ya jenoside ni life ikomeye. My family had to build up, bagombaga kwiyubaka. Mvuka nyine ubuzima busa nkaho butameze neza. Gotcha. Iba ari inkuru nayo ndende ukwayo. Nibwo njye natangiye kubona movement mu rugo, nkabona turateye imbere umunsi ku wundi. Gusa the change muri ubwo buzima ikagenda igira ikintu imvanaho. Urumva nakuze nkunda abantu cyane, nicyo kintu abantu bose bari bazi. Umuntu yarazaga mfite nk'imyaka 2, 3, akaza aje kudusura, kandi ariko ndumva naniwe, ndumva ndwayemo umutwe, amubwira nti pfukama musengere. Urumva nyine mu rugo bakaba ati uyu mwana byibura mu bana bacu agaragaza ubushake cyane bwo kuzakomeza gukorera Imana nkatwe, kuba mu nzu y'Imana nkatwe. Then hakaba David utangiye kwiga, yiga mu bigo byiza, urumva famille itangiye kwiyubaka. Then ubuzima nyine nkagenda mbona ko bushoboka, ariko nkagira ikibazo cy'uko
nagiraga ubwoba bw'ubukene cyane cyane kuko urumva nubwo nari muto ariko hari iyo pati y'ubukene nagiye mbonaho bituma numva mbutinya. Then nkagira mama w'inshuti cyane niba dukurikiye ndamushimiye, n'inshuti yanjye cyane ariko tunyurana muri ubwo buzima, struggle life. Then ntangira kwiga bisanzwe, ariko uko ngenda niga ngenda mbona sasa ubuzima icyo ari cyo. Urumva mvutse mu rugo hari abacuruzi bisanzwe, ariko nyine noneho batangiye kwinjira mu bintu by'Imana cyane. Mvuka dufite church aho bakodeshaga, then bya bindi by'abapasita niko dukunda kubyita, hari ababizi muri urwo rurimi. Imana ihamagara papa imusaba yuko yajya gutangira church ahandi hantu. Biza nyine urumva famiye itabyumva, tutese twari tumaze gufatisha ahantu turi, bihindutse gute? Ubwo ndi mutoya ariko nyine ndabibona yuko harimo ibibazo. Then hazamo process yo kwimuka tujya ahantu ntavuga ngo hatari heza at that time, bitewe n'aho twari tuvuye. Bisa nk'aho ubuzima bwose ari ukubutangira bushyashya. Noneho kuvuga ngo agiye muri full time pastoral life bihindura ibintu byinshi muri famiye. Ubushobozi bwari buhari busa nk'aho busubiye inyuma, ibintu byose bisa nk'aho bisubiye inyuma. Noneho bwa buzima ngiye nakuraga ntinya, mvuga nti ubuzima bw'ubukene, ubuzima butameze neza bwo gushaka ikintu ari basic need ukakibura, ntangira noneho kubutinya, mvuga nti noneho biragaragara ko bushobora kuba bugiye kuza. Gusa kubw'impuhwe z'Imana birashoboka. Mu rugo bubaka ikigo cy'amashuri, ariko ari ukubera the big number y'umuryango, akati bano bana ntabwo bazajya mu minerivare yabo, ati for a business purpose reka dutangire ikigo ari naho biga. Biratangira bigenda bikura, biba byiza kugeza n'ubu ngubu bimaze kugera kuri level nziza. Urumva ariko kwiga imyaka irihuse, ngiye muri secondaire. Muri secondaire niho hantu noneho sasa navuye ku Mana burundu. Ntangira kwiga secondaire, ariko nkabona mu rugo rwa rukundo twavutse dusanga rwo kudukunda, rwo kumenya ngo umwana yabaye iki, rwo kutwitaho cyane, rugenda rushira kuko twarugabanaga noneho n'abantu benshi, hari kuza abakristo. Numva noneho ntangiye kugira icyo kintu cyo kubura urukundo mu bantu. Nkumva nyine nkeneye the personal relationship n'umubyeyi, yo kuvuga ngo dufite ubushuti butandukanye n'ubwo ufitanye n'uyu mukristo wawe, dufitanye ubushuti butandukanye nabusengera n'inshuti zawe zisanzwe. Nyine ugasanga ubushuti bwanyu cyangwa se the value mufite mu buzima bw'uwo mubyeyi irasa nk'ingana, irangana n'iyo afite n'abakristo basanzwe. Bimbera igikomere, ndabyanga. Out of nowhere, ngeze none ahantu nta muntu kwitayeho, nta n'ukuza. Numva iyo life nayo irangoye. Noneho sasa aho ngaho niho nkeneye urukundo rwa kibyeyi, ndarubura. Nkabona impungenge za kimama burya zitandukana n'iz'abagabo. Nkabona mama niyo muntu uri aho hafi, akantu kose kabaye akaba arahari, akabaje kundeba. Nashaka papa nkamubura. Amavidi menshi mu bigo abana b'abapasiteri barabizi, n'abadukurikiye bihangane abo bikibaho, zihurirana no ku cyumweru. Bahurana no ku cyumweru, ubwo harimo amateraniro.
abandi ubwo batangiye kubasura saa moya, njye ndicaye kuri gate ndikandi noneho ababyeyi baranyibagiwe. Byagenze bite? Out of nowhere nkajya kubona nkabona baraje, ubundi icyumweru kikaba tight ntibaza. Nyine nkumva ngiye ntakaza urukundo rwa gishumba n'Imana, niyo nashinjaga ibyo byose, kuko urumva nakuze bambwira ati Imana niyo igenga byose, niyo ikora ibi, niyo ikora ibi. Nkagira ngo ese Mana, wowe ugiye gufata abantu kuko ari we wabaremye, witwaza ubushobozi ufite, ubatwambure twebwe turi abana bawe. Sibyo? Nkumva nyine birambabaje. Na pasiteri musha muri byinshi. Noneho gusenga ku ishuri byo nsa nk'ubivuyemo, nkumva maze kurambirwa. Niba Imana ishobora kumpa umubyeyi yarangiza akaba ari imunyaka kandi ahari, ntabwo njye nakomeza gusenga. No, your life ndayanze. Then urumva uko uvuye ku Mana ni kugenda uba introduced ku bintu bidasanzwe biba mu buzima bwawe. Mba introduced ku bugome, ngiramo ikintu cy'ubugome ntamenyaga ngo buvahe. Gusa nagiraga ikintu cya patience nkiri umwana, nkihangana cyane ku buryo hari n'ibintu nihanganiraga uri muntu yabireba akaba ati harimo na abnormality, ntabwo bisanzwe. Then ngenda noneho sasa mbona amakuru, urumva uko nagiye nanga Imana byatumye njya mu muco nyarwanda cyane, kuko numvaga utabamo Imana cyane. Noneho ntangira gushaka amateka y'iwacu, ese ubundi iwacu ni abantu ki, kuki ibi ngibi bimbaho. Ngera to the point numvaga nahakana Imana, ariko kuko bayintamitse n'umwana birananira. Nashaka kuyakana nkareba nyine ibimenyetso, iriho yego ariko ntabwo ngiye iyo Mana nyikunda pe. Nkumva irikunda, nkumva iri selfish. Sasa bigera ku kigero cya senior 3 niho navuga ngo navuye ku Mana burundu. Mfata umwanzuro, numva ndambiwe ibintu byo gukizwa, ibintu bya doctrine bivamo. Mfata umwanzuro mba umwisilamu. Hari ababizi buriya mu rugo rero babizi cyangwa barabimenye. Urumva nari ku ishuri ndagenda, habaga community y'abisilamu baganije ku joining, barikanga. Urumva umwana wa pasiteri uzwi ku kigo, niwe perezida w'ababyeyi mu banyeshuri, urumva nyine ni izina rizwi mu kigo. Ubaye umwisilamu nyine ukabona niyo community birayikanze. Ngendaje icyo bisaba kugira ngo bigende gutyo mu gikore, ngendaje. Urumva ntibari kumpakanira, barabyemera, bankoresha indahiro, ndabyemera nyine ntangira idini. Mu rugo barabimenya. Urumva nyine twabaga dufite inshuti nyinshi ku kigo, abazi pasiteri, abamubona hanze, afite nyine inshuti nyinshi. Inshuti ze zirabimubwira rero, ariko rero wa muhungu wawe yabaye umwisilamu hano, yewe n'ubu ngubu ari mu gifungo n'abandi. Wibuke ko ntajyaga niyiriza no mu rugo. Haza umuntu kaba yasereye muri ibi bintu kandi akaba agiye. Aza kundeba ku kigo. Aje kundeba nabyo byambereye igikomere. Naribaje se uyu muntu ushobora gushaka ndwaye nkamubura, nkamushaka mfite ikibazo nkamubura, azanywe nuko gusa ndetse Imana ye. Numva birankomerekeje, arambwira n'ibintu byinshi, Imana iragukunda ibiki. Atugiye kwatura rero igitugu cya kibyeyi, ahise bigushiramo, atugiye kwatura. Okay, n'ubundi ibyo ni iby'umuntu nakuze tubivuga. Sawa, atura asubiramo amagambo, arayavuze nyasubiyemo. Nyine numva birarangiye, aratara rwose nikomereza igifungo byo mu basilamu. Irayidiragira turacelebratinga, nyine numva yuko ubwo buzima ari bwo mbaye. Gusa nyuma nza kuba convicted. Urumva nakuze nubwo nabyangaga, ariko unyuzamo ugasoma Bibiliya, ukaba nyine hari basics uzi. Then rimwe
ndana ariko ubundi bafata Korani ko nari maze kumenya kuyisoma bafata na Bibiliya nkagenda mbigereranya. Wari wihuse cyane. Narihuse ngiye mu kintu nkijyamo wese. Ndana wabifata nkabigereranya. Ndabifata ndabigereranya ngenda nsoma. Nonza kugera ahantu Abisilamu barabizi. Harimo surati yitwa Maryam muri Korani. Nkigezeho nsanga bemera ko Yesu yabayeho. None ndebye story irimo nsanga bisa nkaho nyine bayihisha. Numva ndarakaye. Tajya kubaza shehe watuyoboraga. Namubaza kuki iyi nkuru muyihisha, kuki ntarumva muyivuga mu gihe maze. Abure byambwira. Umwana rero byanze bikunze hari ikintu mutari kumbwira. Nshobora yego kuba naranze iriya Mana ariko ni yanyu nayo ntabwo turi bukiranuke ninsanga bino bintu bitameze neza. Arameze kufite amahane tuza nibisanzwe. Namubaza Yesu mumufata mutete n'umuhanuzi. Okay, yahanuye iki? Abure byambwira. Okay, ndabana sasa rero ndabona ibintu by'Imana birimo akajagari kambireke complete. Sinsenge yego ndabizi ko Imana ibaho ariko nibibaho nyine nimenye ko nayirakariye ngivuye. Mbivamo ndabana mvuye nyine ku Mana. Icyo gihe natangiye kwiheba. N'ubundi niba n'Imana yandemye itankunda umuntu arankunda n'iki? Ari abakristo bavamo n'abasilamu bavamo. Byose mbivamo ndabana sinshaka ikintu kivuga ku Mana gusenga. Nyine nahunze Imana nyihungira muri indi dini nsanga nahira hari noneho yo idasobanutse kurusha ya yindi nanahunze. Ndaneka mbivemo byose. Bivuyemo njya muri day school. Njya muri day school noneho yo bibindi. Ubwo mbonye liberté yo kuba nakora icyo nshaka cyose nkagikorera igihe nshakiye. Mbonye liberté yo kubona umwanya wanjye ku giti cyanjye. Ubwo ngubwo mu rugo bakaba bazi ngo ndi umuririmbyi. Bazi ko njye nagarutse mu murongo kuko nyine barumva ko navuye mu Bisilamu bumva ko nyine nagarutse. Ubwo ndabana okay ngiye muri day school musengera ku rusengero ntabwo byakunda ko mpava. Ndabana none icyo ngiye gukora ni iki nzajya nyina ndirimbe ariko ibyo ndirimba ntibimvuye ku mutima. Nkagenda nkabikora bitakurimo nk'umuhango. Nkagenda nkaririmba turasoza service. Twapfaga kuva gatoya ku gatuti ngo tuvuye kuririmba ahita nigenda. Mu rugo bakaba bavuga ati wenda hari aho bamutumiye cyangwa afite wenda izindi nshuti ze bari bujye gusenga n'ahandi hantu. Nyine bakabaha explanations ziri safe kugira ngo batibabaza. Wowe wajyaga he? Aho najyaga nabaga ngiye kwisindira. No way. Nabaye exposed ku nzoga at that age. Ntangira kunywa inzoga. Kava muri church uvuye gusenga worshiping. Atari ikigare kindi hari abagira stories ugasanga arakubwira ati nashutswe n'inshuti zanjye. Nje nta muntu wanshutse kunywa inzoga. Nafashe amafaranga ndagenda ndazigura ndicara ndamo. Uko mba exposed kuri your life bimbana nyine ubuzima bubi. Ntangira kunywa inzoga zikomeye. Naba nanazibuze nkumva ntago ndibuze kuba mfite amahoro ntayo nsanzwe mfite. Rimwe nkasinda ku wa gatandatu nimugoroba ku cyumweru ndi bujye kuririmba. Mu gitondo nkabyuka nta no gusenga naki nkahita nza ku gatuti tugaririmba. Tugasoza nkongera nkasubira muri life. Ubuzima bwanjye bubusinzi buhoraho. Noneho kubera iyo double sided life birangira mbaye exposed ku buzima bw'ikinyoma kiri chronic. Kimeze nk'ingeso. Umuntu akambaza ikintu hane n'ubundi ukuri ni nkukubwira kuragutungura. Reka nkubeshe wigendere. Ukaba ubesha nyine. Yego. Noneho kubesha birenga kuvuga ngo ndabesha kubw'impamvu. Noneho biba ibintu bisanzwe. Kubesha nk'ibintu bisanzwe. Nkabesha ikintu nta n'ikintu kiri bumare. Then ndana ariko bino bintu wabitangiramo na business. Yo kubesha. Oya. Yo
iyo gucuruza inzoga mu bigo by'amashuri urumva amaze kuba exposed ku bigo bya day school nzi uko bikora wowe urumva icyo gihe nari muri secondaire mu yindi kindi kigo ntangira kujya ngura inzoga nkazinjiza mu kigo urumva mu kigo baranyizera bazi ko ndi umwana wa pasiteri ntabwo ibyo bintu byashoboka naho babiketse nyine bakahati oya ntabwo ari byo byanze bikunze nyine ntibabikurikirane ngo babishyiremo imbaraga ariko ababyeyi banjye bakabikeka hateze uyu mwana ko agenda ahinduka yego noneho sometimes uko urumva life nk'iyo ngiyo ibirimo ibirara byinshi sometimes bakakwambura barakuruta ntacyo uri bubakore then binyinjiza ku kindi cyaha cyo kwiba nabyo biba chronic nkaba nashoye amafaranga yanjye agahomba cyangwa hari undi muntu wayampaye ngo nyamucururize agahomba then nk'abantu okay mu rugo bafite amafaranga nkagenda nkayafata ntawe yaguhaye ugaterura nawe yampaye mu rugo nabo basa nk'ababitinyemo aratoke noneho uyu muntu rero ubwo atangiye kwiba ibyo abona bishobora kuba ari za ngeso z'abana zisanzwe reka dukatinge the connection afite ku mafaranga bava ku kintu cya cash hari igihe nyambaserereza ubu ngubu nk'abaya nti mu bantu momo yakabaye ihembera cashless nimwe ba mbere kuko babitangiye kera cyane batangira no gushyira amafaranga ku matelefone ntanoke noneho niba mwumva muyampungishije ngiye kwiga telefone nanjye nyimenye unganaga gute nahe nka 11 then ntangira noneho kujya mfungura amapin y'abantu nkavana amafaranga nkeneye nkayakoresha ibyo nyakoresha agashira ejo nkongera nabyo biba chronic nyuma nko muri covid ibintu byose birahagarara bihagarara binsaba ko mba mu rugo full time nta gusohoka then batangira noneho ikintu cya service yo mu rugo urumva turi abantu benshi tuba mu nzu hafi abantu 13 14 twese tukicara tugasenga twasenga papa akaba ari ubwiriza kandi already njye mfite igikomere cya papa yo tukicara bakatubwira ati mushima Imana nka buri kintu nshima ndashima Imana ko nabyutse ndi muzima bisanzwe nyine kugira ngo gusa mbyikize bakabwiriza nkumva nta kintu nyine numvamo covid ivuyemo nikomereje ya life ariko covid ivuyemo inyintroducinga ku kintu kibi kimwe mu byaha nyine nakoze nkumva kiranshokinze mu buzima by exposed ku buzima bw'ubusambanyi my goodness butangira noneho kuri level mbi atari ukuvuga ngo ni ukubeshya abakobwa ibicyaha bitangira ku bagore bakuru by exposed ahantu twajyaga kunywa umugore waho nyine yari nyirakabari by exposed kuri we uko bikuze agenda nyintroducinga ku bandi bantu biragenda bibachain noneho ya life yo kuvuga ngo ndiba isa nk'ibreakinzeho gato yivamo kuko nyine nari mfite noneho abantu bampa amafaranga like wahoraga n'abagore bakakwishyura yego my goodness hakaba bonzi bafite abana babo turi n'inshuti hakaba abafite abagabo nzi noneho sasa kubera the family business igenda ikura church ikagenda ikura niko mba exposed ku bantu nshobora guhura nabo nyuma nkazamubona sometimes nkajya kubona nkabona nk'umuntu nzi muri iyo life aje gusenga hasi niba bangaba baza mu rusengero nanjye nkaruzamo ubwo iyo Mana nyine nkumva nyitereye agaciro mba exposed kuri iyo life biramvuna ugakora ikintu utagikunze kubera ko just you need money ugasanga n'amafaranga baguha nta kintu kizima avamo nta mafaranga n'ubundi uri busubize mu byaha akongera agashira nta business nta kintu kizima wavuga ngo nagezeho nkivanye amahanga atari ukuvuga ngo nuko ntari kubikora ahubwo naratinyaga nkavuga se umuntu aguhaye 1,000
nuramuka ugeze ikintu ugura mu byanze bikunze biraza kuba visible. The source of income yonyine ufite ni ababyeyi bawe. Nibaza kubona hari ikintu wakoze baraza kwibaza se aya mafaranga uyu muntu ari kuyavana. Nkavuga nti okay, noneho kugira ngo ntaza kuyageza mu rugo bakabona ko hari ikintu nahinduye mu buzima bwanjye, reka ya mafaranga nyafate nongere nyasubize mu byaha n'ubundi iyo life yo ntabwo nikomeze gutyo na gutyo. Ubwo rimwe na rimwe nkahura n'abantu bakuru double my age, abandi triple my age, nkasanga bamwe barambyaye bafite abana banduta. Oh my goodness. Ngiraho nyine numva birenze kwanga Imana, bigira ahantu noneho nanjye numva ndiyanze. Tangira kwiyanga. Ntryinga kwiyahura. Kuko nari maze kugera ahantu numva nirambiwe. Nkireba nkani nta kintu uzimarira pe. To be honest. Ubuzima bwawe bumaze kubwangiza. Ngiye nkura nari umuhanga mu ishuri. Byari bimaze kugenda. Handi nabonaga na birote nkumva nta kintu mbwiye. Biza no kunyafectinga in the later life. Birananira neza ishuri risa n'irinaniye. Atari kwa ngo ndi umuswa. Urugeze mu kanga icyo gihe. Mu wa gatandatu. Senior 6 nakoze ikizami kirananira. Ibyo byose wabikoze uri muri secondaire? Nabikoze niga. Ni ukuvuga ngo ni uguhera nka senior 4 kugeza senior 6. Ubuzima busa nk'ubunaniye. Mba exposed kuri iyo life. Bigera ahantu noneho ntangira kujya ndara hanze. Mu rugo bazi ko mpari. Cyangwa nkaba nababwiye aho njye ariko aho nababwiye atariho. Kubera ko ndi umuririmbyi, bakumva hari muri ministeri, yagiye nko kuririmba ahantu barayemo, bafite veye, nyine bakabisefinga ku buryo nyine bumva nta kibazo, ariko ari ikibazo. Nkagira ababyeyi basenga cyane. Sometimes bakarota inzozi ariko ntibamenye ngo zivuze iki. My mom turi inshuti, akanyicaza akambwira inzozi kandi nyenzi icyo zivuze. Ukamugira umusazi. Nkabyumva nkabwira nti ubwo wari unaniwe. Cyangwa ubundi nyine nkazirenza amaso. Cyangwa ku cyumweru papa akaba ari kubwiriza, the Holy Spirit ikamukoresha, akavuga story yanjye ari kwigisha. Ndayivuga nkanguruka nkasohoka. Kumvaga rero ari kuvuga ko offense. Nyine nkumva ese ibi bintu ko mbizi neza ko atabizi. Iyi story ari kuyivanga. Yari mwuka wera. Cyangwa agakoresha example muri Bibiliya story agiye kwigisha agahera ku buzima bwawe. Ndabona okay, noneho ikintu ngiye gukora. Ngiye gufata igihe nige Bibiliya ku buryo umuntu wese uzajya umbwira Bibiliya nzajya nkoresha Bibiliya n'ubundi nkayimwangisha. Ukayimwangisha? Yego. Mfata Bible school yo kwiga. Mfata Bible school ni igihe nabandi ngiye kwiga Bibiliya. Bibiliya ndayiga. Buriya mu rugo bazi ko nzi gusoma Bibiliya ariko ntabwo bazi ngo nabimenyeye. That life niyo yatumye niga gusoma Bibiliya. Oh God. Umuntu akaza akambwira ati Yohana 3:16, nk'oya nibyo ngibyo nabisomye mfite imyaka 4. Nkamubwira nti okay, noneho fungura Bibiliya. Tugendane verse by verse. Imana ijya inambabarira icyo kintu. Hari abantu mu by'ukuri banze Imana kubera ibiganiro twagiranye. Nkamusomera Bibiliya akumva yanze Imana. Kimwe mu bibazo najyaga mbaza umuntu, Imana ishobora gufata umugore urwaye kanseri ikamuha umwana, yarangiza uwo mugore agapfa ari kubyara. Iyo Mana ikwiriye gusengwa. Uwo mwana ntagira se. Nyine hari situations ziba mu buzima kibaza Imana ibi bintu yabitekereje. Nyuma nibwo naje kubyumva numva ko hari impamvu byanze bikomeza. Gusa nyine nkareba igikomere cyo kuba ufite ababyeyi bari perfect outside, abantu babona nyine bakabona barahari igihe cyose amushakiye akamubona, ariko ngiye mu gihe mushatse nkumva ntawe ndi bubone. Nkasanga mu rugo kubabwiza ukuri nta kintu bibamarira. Mpitamo noneho kujya mbabeshya. Noneho nkababeshya n'ikintu kidafite icyo kimaze. Kuko wabaye chronique yo kubeshya gusa. Yego. Life yanjye iragenda ibikinyoma. Completely. Nsoje secondaire nibwo ubuzima bwanjye bwatangiye around. Mpura n'umuntu
kuri Instagram ni inshuti yanjye cyane n'umwana nawe w'umupasiteri turaganira ariko impamvu nari mbikoze n'impamvu yaduhuje ntabwo twari kuzahura ahubwo njye niryaga ikintu cyo kutagira urukundo rwa nyarwo wowe nkishakira abakobwa kuri Instagram bisanzwe by'abahungu nkamutereta nkaba mfite n'abandi nka 5 nkaba mfite n'abandi nka 3 ahandi bose mbabeshya noneho nawe mwandikira bisanzwe gutyo mvuga nti ngiye kumubeshya nyine bisanzwe twiganira bikubitana nuko twese twari turi gukora icya leta arambwira ati rero ndahuze ndi ku ishuri ariko icya leta nikivamo nzakubwira nanjye inkuru y'ubuzima bwanjye urumva inkuru nari naramubwiye yari lie ntabwo ari ubuzima bwanjye ahubwo we nashakaga ambwire ibye noneho njye mbikoresha mutereta no way wari umuhanga cyane then nyuma ubwo ni muri uyu mwaka it's not very far uyu mwaka usa nk'utangira then turaganira noneho tutangira kugenda tuvugana ariko uko tugenda tuvugana nkabona ibintu birahinduka mu buzima bwanjye sinamenya ko we yafashe igihe cyo kujya nsengera tukavugana twamara kuvugana akansengera nyine njye nkumva ntibisanzwe ariko nkagenda mbona changes ubwo ngubwo ishuri ryari ryarananiye senior 6 nanirwa ikizami ndasubira then nsubiyeyo that time nyine nibwo nabonye noneho biza mbona noneho ubuzima burimo buragenda bufata icyerekezo ndavuga nti rero uyu muntu ngiye kumutega umutego njyewe umukobwa yego ndamubwira nti okay ngende umuririmbyi ndashaka kwigisha kuririmba nashakaga ngo duhure noneho mu manipulating turi kumwe ari ku yindi level turahura duhuye ndamwinvitinga ariko icyo nashakaga byari kumanipulating kuko nabonaga hari ikintu ntumvise umuntu akurebye sinzi niba namwe murimo murabibona asa nk'umuntu muto cyane yavuze ibintu byinshi cyane nagerageje kwifata kuko numvaga birenze wenda n'andi matestimony nagiye numva ariko uranyemerera nkubaze niba ntacyo bigutwaye nta kibazo ndashaka kubaza okay kuri manipulation icyo nacyo ni ikintu kidasanzwe ariko reka duhere hariya wavuze ngo uburyo wahinduye ukajya mu kintu cy'ubusambanyi byonyine no kwinjira mu bagore how come ku myaka yawe umuntu umeze gutyo gute approaching umugore w'umuntu uzona afite n'abana b'abashuti bawe cyangwa se mugendana byagenze bite byibuze wabiciye hejuru bijyemo twumve nibaza ko hari benshi ndi kubariza urumva iyo ni ikintu abantu nyine bakuririza ariko nk'abantu babibayemo babimenya ntabwo approach y'umugore mukuru isa nk'iy'umwana muto bitandukanye bitandukanira he umugore mukuru most of the times kugira ngo abe muri ubwo buzima nuko aba ari interested muri bwo ni ukuvuga ngo abenshi ni abanyabibazo mu ngo zabo so icyo aba akeneye gusa ni umuntu umwumva akamutega amatwi biba bihagije so ibyo njye byagiye binyigisha ibintu byinshi bisa nk'ibinsimbutsaho the age nagombaga kuba ndiho uduhe nka first experience yawe first experience buriya rero iyo navuga ngo it's accidental ariko reka ndebemo nk'inkuru maze ahubwo gufata experience yego wari umunsi umwe navuye mu rugo byari kuwa gatanu I think yuko hari hashize n'iminsi nkoza anniversaire hanyuma njya ahantu n'ubundi nari nsanzwe mwera urumva hari abamama tumaze kumenyana bangurira bankunda njya kuhareba bari bahari ubwo turabyina turatarama turi aho ngaho
imwe mu nshuti yabo mama iraza ariko njye nari nsanzwe nyizi nkabanza abana be kuko twariganaga ndantoke noneho ubwo nawe nsanze ari umusinzi nkatwe katwiterere blague urumva uko ugenda uba exposed kuri audience y'abantu bakuru hari ibitekerezo utangira kugira ku buryo wakwicara mukaganira ku buryo ushobora kwicara ukaganira n'umuntu nyine akabatuye umuntu ni mukuru then tugenda ariko nshaka kugira ngo mwumve kuko urumva bajyaga kuza bamaze kutuvugisha akambwira ati hagiye kuza hano inshuti yacu ariko afite amafaranga muri make bikoraga nk'umwuga yego byari bimaze kuba profession barambwira ati inshuti yacu igiye kuza hano kandi afite amafaranga ubwo ngubwo niba wumva urimo neza hit on her ubwaje noneho nkoresha experience nari maze kugira ngenda nganiriza aba bagore nsa nk'ubagira inama umwana rero ni umwana wawe yakunaniye bimeze gutya na gutya bigenze gutya arabikunda ariko wowe ntiyamenya ko ari gufolinga muri trick y'abo bandi ariko nawe nicyo cyari kimuzanye yego tuganiriye wa mama ni nawe wa mbere wanyinjije muri iyo kariyeri aramubaza se uyu muhungu wamubonye ute iki atari ko wanamutahana ubishaka akenda yani rero njye ntabwo natekerezaga ko biri bwihute gutya ariko ubwo nyine ubwo bijemo amafaranga ntabwo ativaye tugende noneho njye rero ntabwo ngenda gutyo pay me first tugende nasinze tuke twicare tumwe ariko rwangaga nk'imiti cyangwa izindi drugs tumujya ku nanywaga marikeri mama w'abana b'abashiti nanywaga marikeri impamvu ntabwo ari uko amarikeri ari meza cyangwa icyatagera n'ubyumva akabyibeshyaho impamvu nanywaga marikeri asindisha vuba kandi ntabwo abo bantu mu by'ukuri nabaga mbakunze nabaga nshaka ikintu kiri buze gutuma ntatekereza ibintu ndimo noneho ningenda nasinze ntabwo biri bungore nkagenda nkakora ibyo nkora nkahita nitahira then turatashye tugeze mu rugo kimwe mu bintu byangoye ni ukuba nari nzi yuko abana be bahari kandi mbazi yakujyanye mu rugo rwe yego harimo n'abana be b'abashuti bawe mbazi ufite abana b'abakobwa twari inshuti twariganye urumva nyine naje nasinze ntabwo ndi butekereze ibyo kubihisha n'ibiki nyine urumva ntaha nk'umugabo utahanye na mama wabo nza muri salo ndicara ndabasuhuza bajya kubona tugiye mu cyumba urumva mama wabo we yarasanzwe abikora byari ibintu bamaze kumenyera ubwo abana bakufashe gute urumva uwo mukobwa we yaje kumpamagara nyuma arambwira ati uri inyamaswa utazabona iwadiye muri ko ari inyamaswa byo arambwira ati kuba ushobora kuza kuriya dusanzwe tuziranye mama umuzi ntubitekerezeho ntunabyiteho numva nyine nanjye umutima unciriyemo urubanza ariko ngiye kubaza ngo wifashe gute ubwo ni nk'amafaranga angahe waguhaga ko ushobora kuba wakora ibyo bintu mu bashuti bawe urumva se nashakaga amafaranga menshi atari uko batayampa ahubwo icyo nabaga navoidinga ni ukuba nagira amafaranga menshi ku buryo biri buze kuba visible umuntu akandeba akabibona ko mfite amafaranga urumva rero ubwo se muri make wabikoraga nk'iki byari ingeso n'ingeso byari bimaze kuba ingeso kuko byaje nyuma kurenga naba nanababuze nkashaka njya bonjya kwishyura just ushaka abagore kugira utashaka abakobwa nyine bigenda bifata intera uko nabitekerezaga bigenda biba binini ndabizi ubwo hari ushobora kwibaza ati ese ubwo buzima waje kubuvamo ute ndaza kubikubaza nyuma icyo kintu ariko kuko addiction ni ikintu kigora bwari ubuzima nangaga akenshi byajyaga bimbaho iyo nabaga ndi njyenyine nkabitekereza nkaho ariko iyo ureba ubuzima bwawe ubona uzaba iki iyo ubona ama addiction agera kuri 5 umaze kugira uri addicted ku kubeshya uri addicted ku kwiba
nta muntu ukwizera, uri addicted ku nzoga, uri addicted ku bagore, wanga Imana, ari famiye ntuyirimo, ari church ntuyirimo, hanze naho uhari udahari, ahantu na hamwe uri nkabira hano ke noneho kubaho njye n'ubundi bingana no gupfa. Bintera depression, nkunda igisirikare, ariko kugikunda mu rugo bakagira ngo gukunda igihugu, ntabwo njye nakundishijwe igisirikare n'igihugu, ahubwo numvaga ariyo easy way yo kuba wapfa, iyo gupfa. Yego, kuko urumva numvaga yuko kwiyahura nari mbizi ko ari icyaha, kandi Imana ndabizi ko iriho kandi dufitanye ibibazo byinshi, nindamuka niyahuye ntabwo ndi bubone chance yo kuyiteka imitwe ngo musabe imbabazi nigire mu ijuru. Ubwo the only chance nsigaranye ni ukubona ikintu gishobora kunyica, ariko atari njye wiyahuye. Nkunda igisirikare gutyo, abantu ntibamenye impamvu, ariko ntabwo byari ugukunda igihugu. Ubuzima ni busanzwe. Birangora, ndwana n'ubwo buzima, rimwe nkashaka kubuvamo, ni bino bintu ndabirambiye kambireke, nkabireka 1 month 2 months nkongera nkasubiramo, mpindura nimero za telefone, nkafata simukadi burundu nkayijugunya, ntabwo nshaka contact zose ziri kuri iyi nimero, nkazijugunya nkafungura simukadi nshyashya, still n'ubundi bwa buzima bukongera bukangendaho, nkongera nkasubira muri ba bantu, cyangwa nkabona abandi bashya. Ngize nk'ibibazo byinshi cyo kubaza. Muri icyo gihe wari guca muri ibyo bintu byose mbere ko tugera muri transformation yawe, nta munsi n'umwe ababyeyi bawe baba barigeze kugufata cyangwa n'ikintu wabonye ukavuga Mana noneho kini nyitoroka birahita birangira? Bizanye inkuru nyinshi, harimo n'izo naribagiwe, ariko reka mvuge kuri iyi ngiyi. Umunsi umwe najyaga kwiga imodoka, urumva mu rugo bari babizi ko nzi imodoka ariko ntibari bazi ngo mfite permis cyangwa iki, banyohereza kujya kwiga imodoka kugira ngo noneho nshake permis. Ngiye gushaka permit, nsindirayo. Usindirayo? Yego. Urumva nageze kuri tele aho nagombaga kwigira, umwarimu arambwira ati rero ntago turi buhite twiga, mfite abakiriya benshi, nikuze kwiga nimugoroba. Ubwo nahageze mu gitondo sibyo buhite nta, kandi ni kure ntabwo ndi buhite nsubira mu rugo. Okay, ntareka nshaka ahantu nicara mbe ninywera. Mwe yamaze gusinda, nsinda nabaye umusirikare. That crazy life najyaga nifuza nk'ahantu ndashaka kuba umusirikare, njye niyenza ndwane nta muntu ufite icyo yankora, nsinde ntawe ufite icyo yankora. Nsinze nabaye umusirikare ndagenda niyenza ku banyonzi, ndabakubita abandi batwarira amagare, none kubera the appearance yanjye bagatekereza ko koko ndi umusirikare. None umwe muri bo aragenda ahamagara ku murenge, ati hari umusirikare atumereye nabi, ati muze mudufashe. Urumva umurenge nyine barabati umusirikare byagenze gute, ninde wamutumye, yaje ate ko tutabizi. Debora umusazi. Nasa. Iyo life ngibutse ubu ngubu. Then ubwo nyine umurenge uraza bohereza abashinzwe umutekano babo, ariko nyine urumva baje bitwararitse, bati n'umuntu ashobora kuba ari umusirikare koko, wenda akaba yaje ari mu kazi ka leta, twamwitambika bikitwa ko umurenge ari wo wamwitambitse, baza bagendamo gake. Urumva tayari namaze kwisindira, ntabwo ibyo mbyita. Ati tujye ku murenge, ngenda ndiseri. Tugenda bati okay, noneho ugiye muri brigade, hari abandi bantu turi kwakira. Nicaye kuri sima, baba bazanye undi mutipe wari wibye inkoko, sinzamwibagirwa. Nuko urumva yibye inkoko, niba ari 3 niba ari 4 simbyibuka neza, ariko ndamwibuka no mu maso duhuye namwibuka. Azasa nabi, bamukubise bamukubye hasi, baraza bamunyicaza iruhande. Sare nini brigade yabo,
ahubwo nicayemo ni ikizu kituzuye nicaye kuri sima nta kintu na kimwe gihari inzoga zisa nk'izigabanutse zigabanutse nitekereza ndabe ariko reba nk'umuntu umufungamo ubu iyi niyo level ugezeho mu gihe nkiri muri ibyo hita mbitekereza ko niyitiriye umusirikare ndani bino bintu nimva hano mu rugo batamenye ko nywa inzoga batamenye ko bamfunze noneho ndahita mbivamo burundu ubwo ku ishuri amasaha arenda kugerayo kujya kwiga bari buhite bahamagara oya urumva nigaga imodoka aho ngaho niho nari nagiye kwigira ndabona amasaha arenda kugera nibahamagara arambura ahita ahamagara mu rugo bazi ko naje kwiga nanjye iby'uyu munsi byo sinzi ko ndi bubirenge urumva abo ngabo nabo nibamenya yuko ntarageza imyaka barahita bahamagara mu rugo bamenye uko ibintu bimeze ubu ikintu gisigaye ni kimwe ni uko ngomba gusikaminga hano hantu nk'aho barampamagara ubwo hari igitifu ndanamusuhuje ubwo hari abandi bayobozi bari aho ngaho bose barahari barampamagara ndaza njya kwitaba bati bite ni sawa uri umusirikare yego urabisubira murongera byemera watumwe nande ntawe njye nari naje hano mbona abantu bararwana nanjye ndwana nabo ati amagare yabo nayajyanye kuri koperative mujye kuyabaga barandeba barati umuntu ashobora kuba ari n'umusazi ati se nta burwayi ugira bundi hanyuma ndi muzima ati se ubarizwa he nyine bambaza ibiranga umusirikare nta na kimwe narinzi barabimbaza nyine nk'abagani ntabyo nzi nyuma mbona ntibiri bukunde kandi rero niba nshaka kuva hano hantu bano bantu ngomba kubaha ibyo bashaka mbemerere yuko ntari umusirikare ndabibabwira nti rero njye ntabwo ndi umusirikare ahubwo nabonye abantu barwana kugira ngo mbakize niyitirira umusirikare ndabakubita ati se byari byagenze gute na mugenzi nyine mbagira muri story mbabwira details z'ibyabaye ndabyibuka gitifu yarandebye araseka ahambye se ugira iwanyu ndahafite ati mpa nimero zabo ntibarambumbuye tu ntabwo nzize mu mutwe ndabizi ko ziza ahubwo zimbwiye ahambye se ufite irangamuntu ndamubwira ndayifite kuko urumva najyaga kwiga mfite provisoire habaga ariho details zanjye zose arebye izina ararimenya urumva nitwa izina rya papa arirebye ararimenya abatoke noneho sasa ndamumenye kandi ndamuzi kamwihamagarire ndamubwira nti rero gitifu uramukuhamagaye uwo mubyeyi ukamubwira situation y'ibyabaye umubwiza ukuri uraba njyewe undoshye ntabwo nyine ubwo ibiri bube byose ubwo amaraso yanjye aba ariho azabazwa nundeka nkava ndahita nitahira ariko ubwo ni umunteza nyine ubwo niwe uri buntabye gitifu aramuhamagara amubwira ati se bite ni byiza niwe papa runaka ati yego yakoze iki wumve revo naringeza ku buryo umubyeyi umuntu amuhamagara atanamuzi akatayibaza ati yakoze iki ati ntacyo yakijije abantu barwanaga nyine barabisigiriza ariko bumvisha uburyo yitabye abaza ngo yakoze iki ati n'umuntu yamaze kuvaho aramubwira ati hari abantu barwanaga yakijije ati twashakaga kugushimira wamureze neza gitifu barantabaye ubwo buzima bwose nageraga mbubamo nkumva ndiyanze why am I still doing this kuki nkomeza nkarwana n'ubu buzima nshobora kwicara mu rugo nkakora ibyo nkora nta muntu mbangamiye nshobora kwicara mu rugo bakangaburira cyangwa nkanabasaba bakanshakira akazi ntabwo nabura icyo nkora obviously
ariko ndi kwikuba mu buzima bw'icyaha. Waje kurangiza amashuri se? Yego. Urumva cyangwa first time naratsinzwe. Kuko urumva nibwo nari nkiva muri ubwo buzima bw'icyaha. Muri senior 6. Yego. Uwo mwaka ubera mubi. 2023 imbera mbi cyane. Siko ni vuba se? Kuva itangiye. Njye nakubwiye ngo ntabwo ndamara umwaka uri full nkijijwe. Ubu nibwo ngenda kuwuzuza nimwozuza wenda nzagaruka mbwira abantu. Nukuri. Ubwo ngubwo numva ndabirambiwe. Maze gutsindwa senior 6 nibwo nabaye nk'ubicarakira ubwonko bugiye. Ariko ubundi urashaka iki? Uri gushaka iki? Imyaka irenga 3 kuva senior 4 kugeza senior 6 nta kintu wizemo. Atari ubuswa bundi ahubwo kubera uburara. Yego. Icara noneho usubiremo ubonye isomo. Then okay, let me try again. Mbisubiramo. Mbisubiyemo Imana impuza mukobwa. Tuvugana nawe nzi ko ngiye kumumanipuletinga. Ntangira kumanipuletinga. Ngezeyo turaganira bisanzwe. Nibwo bwa mbere nari mbonye umukobwa nkoreshaho trick zose zikanga. Oya ari marayika Imana ari koherereje. Ndamuhobera wapi? Nahavuye ntamukozeho narimo. Kandi abandi bose wakoragaho ugahita ugenda. Cyane. No kumuholdinga mu ntoki numvaga mbitinye. Turagenda nkora lesson tugomba gukora irarangira. Ndantoke noneho reka ntahe. Ndamusezera ndataha. Ariko akampamagara. Yampamagara nkumva arankururira gusenga. Numva yongeye kunkundisha Imana. Ntangira noneho gusenga mvuga ngo Mana, uyu muntu nuramuka umukoresheje. Nkabona addiction mfite zivuyeho. Ndahita nemera kugukorera. Ntabwo biri bibe bikiri Imana ya data n'ibikomere bye, noneho biraba Imana yanjye. Fata uwo mwanzuro. Ngiye gukorera Imana, ariko igomba kubanza kuvanaho zina addiction kandi zose zigenderera rimwe. Ubwo ngubwo nge sinzi biri kuba. Uwo mukobwa twashwanye dumaranye iminsi tutavugana. Kuko nyine urumva twaravuganaga nkamwangisha Imana. Akananirwa kubyihangana. Yavuga Imana ntabwo turi bukomeze kuvugana tuvugana bino bintu uri kuvuga Imana nabi. Bigera ahantu nkajya mubwira nti Imana yawe nyamara ifite imbaraga. Yaba yasenze akantu gato akambwira ati ariko nagusengeye bino na bino na bino. Nkabona birakunze. Nawe rero nsengera ndambiwe ngiye kwicara ndashaka akazi. Bya bindi by'ubushomeri bw'abasore basoje ishuri. Nani ndambiwe ubushomeri. Ariko nkatekereza nkani ngiye kujya mu gisirikare. Za nzozi za kera z'ubusirikare zikuguma. Then umunsi umwe ndabyuka numva byambuyemo. Ndase utambwira ko ari za addiction zagiye. Noneho ngiye kugerageza Imana. Fata amafaranga. Ndagenda njya kugura inzoga irananira kuyinywa. Amen. Wow. Numva nyine yego nayinywa. Ariko ndumva nta niyo nshaka. Okay. Ubwo ntayo nshaka ya addiction y'inzoga yagiye. Ubwo aho nywera hakaza abagore. Uwo mvugishije akansunika, uwo mvugishije akansunika. Ibintu bitigeze bimbaho mu buzima bwanjye. Namuvugisha ati mvaho genda nta mwanya mfite. Utabwira ko biri gukunda. Noneho umuntu ya rejectinga akabona biranshimishije. Kibaze uyu muntu afite ikihe kibazo urwaye mu mutwe. Wowe umuntu arakurejectinze aho kugira ngo ushyiremo izindi mbaraga ahubwo biragushimishije uhise wigendera. N'amafaranga nari afite nyasiga aho ngaho hita nitahira. Numva wakomeje. Uyu muntu arasaze bigenze gute. Wakomerejeho kuri story uri kwiganisha ku musozo ariko nibyo koko
ndashaka kuza kukubaza kuko byanze bikunze kugera mu rugendo rw'agakiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bose bakoze icyaha ariko nanone umuntu uri muri Kristo aba yabaye icyaremwe gishya. Kandi nanone mu buzima dusanzwe mu bwo tuzi noneho bitewe n'ibintu tubwiye ntashidikanya kuvuga ko biteye ubwoba. Ni stage nyinshi cyane umuntu atakumva neza n'umutwe we. Sinzi niba ko hari abambonye nanjye ntabwo nabyumvaga. Stage 5 mu gihe cy'imyaka 3 ku muntu mutoya nkawe, kandi noneho ni ubuzima budasanzwe kuko byanze bikunze ntabwo yari wowe ukuntu umeze, umuryango wavukiyemo. Ni nayo mpamvu bya bintu bavuze ngo God of my father. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bajya bavuga ngo abana b'abapasiteri ngo barananiranye, ngo bakoze ibi n'ibi bakoze n'ibi. Wenda uraza kuza kwitubwira ku musozo, ariko icyo nashaka kuvuga ni kimwe ku buzima buri addiction. Nibyo koko iyo test warayikoze ubona irarangiye. Ni gute wumva nyine usezera ubuzima buri addiction? Ko addiction ni ikintu gifata process. Hari umugabo twaganiriye hano avuga ko atubwira ukuntu hanze mu macaches iyo uri wa muntu wanywaga amatabi cyane, ngo bafite ku rusengero ahantu haba hari itabi. Niba waravuye kuri za kokayine, nagiye mbimenya byose kubera abantu baza hano. Niba waravuye kuri za kokayine na hehe, akavuga ati noneho ujye ufata kakandi kamwe muri church kugira ngo bagende bakugabanya nako uzakareke. How come nyine we wabyose from nowhere mu gitondo kumva za nzoga warwaniriye imyaka zirashize, inzoga zatumye biba amafaranga, babagore warebaga ntugire n'umukobwa utekereza, wanababura ukajya kubagura from nowhere mu gitondo ukabona birashize. Byagenze gute? Ibyo ngibyo ni inkuru ngiye ku muntu yabaza wa mukobwa wansengeye, kuko nanjye sinzi ngo byagenze gute. Tuzamuzana hano. Nabyutse mu gitondo numva sinshaka inzoga completely. Mu gitondo byari bimaze kugera kuri level nashoboraga kuba nicaye nk'abandi, sinshaka amazi, sinshaka ji, sinshaka amata, numva ndishakira inzoga. Nhamagara umuntu, nari maze kugira connection nyinshi z'abantu nzi badashobora kungurira fanta, reka ngurira inzoga. Ndabahamagara nti mumpa amafaranga. Uyu munsi ndumva nshaka gusinda nkataha ntanareba. Nagiraga amahirwe sinigeze nsinda ngiye ngo ndandabirane ntahengwa. Ahubwo nyine nasindaga ndwana, nasindaga ntukana, nasindaga mbwiriza. Ni your life nari ntangiye kubona. Then umunsi umwe ndabyuka numva byose biragiye. Ngaho tuganirize mu magambo make ku rugendo rwawe rw'agakiza. Waje gukizwa ute? Urugendo rwanjye rw'agakiza navuga ngo ni phase enye. Ni David uvuka, ari umwana ukunda Imana, ni David agwa, ni David yongera kubyuka. Amen. Ni izo phase 3. Ese mu rugo mbimenye, sinzi niba ari ubwa mbere babimenye aha ngaha cyangwa se hari ubwo babimenye, babyakiriye gute? Navuga ngo mu rugo ibyinshi mvugiye aha n'ubwa mbere babyumvisha. Oh my goodness. Uratekereza ko bifate gute? Namaze kumbera abahamya. Amen. Bwuko uko narindi hari ibintu biri kugenda bihinduka. Ndaza kubivugira mu migani, wenda bo baraza kumva ibyo mbabwiye. Yego. Ejo bundi umubyeyi wanjye yarampembye ampa amafaranga 2,000 ku kintu ubundi cyakagombye kuba inshingano z'umwana. Buriya mushobora kutabiha agaciro, ariko hari ikintu kinini byari bivuze. Urumva ni ikintu kingora cyane kuko gituma ntekereza se ababyeyi bandeze gutya. Ibyo bankoreye byose byari ukubera ko nari umwana wabo. Ntabwo navuga ngo hari ubuzima bubi nzi. Nubwo nitaga bubi, nasanze hari ababayeho bubi kundusha. Yego. Nasanze ibyo nari nkeneye hari ababikeneye kundusha. Urukundo nagabanaga n'abandi bantu iyo ntaza kwikunda
bemeraga kurugabana nanjye. Yego yego. Wow. Ni ukuvuga ngo namenye ko ibikomere nari mfite nta muntu wabinteye ari njye wabyiteraga. Nsanga ndi kwibeshya yuko nakomeretse kandi mu by'ukuri hari abakomeretse kundusha. Hari abo twasindanaga ugasanga murasindana na se yarayasinze na nyina yarayasinze ugasanga ni famiye yose. Kanswe wazaga handi ari kugusengera. Nkanswe ngewe wazaga nkumva ndanashaka kubihisha kuko nzi ko ibyo nakoze ari amakosa. Yego yego. Uyu munsi hari umuntu ushobora no kuba ari kutureba akaba ari mu buzima bw'icyaha adashobora no kumenya ko ari icyaha bitewe n'uko yari bukuriyemo yasanze ari bwo buhari. Nanjye kwikubwiraho. Hari ushobora kuba ari mu byaha ibyo ukora wita bibi wita amakosa ni icyaha ntabwo ari ikosa. Yego. Ikosa urikora kuko wibeshye icyaha ugikora ugishaka. Abantu bajye bamenya no gutandukanya bino bintu. Ntuzavuge ngo nakoze agakosa ngo hari akantu nibesheho. Ibyo wakoze ntabwo ari ikosa kuko wabikoze ubishaka. Yego yego. Wabigambiriye washoboraga no kwibuza kubikora ariko wabikoze. Wow, Dev. Ikindi niba wumva uri mu byaha ntabwo ibyo byaha ukora ubifiteho imbaraga. Njye kimwe mu bintu byantindije muri ubwo buzima nashakaga kubuvamo pe. Ariko ikintu cyantindije mu buzima nabayemo bwa addiction ni ugutekereza ko icyo kintu gifiteho imbaraga igihe cyose washakira wagihagarika. Yego. Kandi icyo gihora kigukontrol. Ni ibintu abantu benshi bibeshye. Ugakomeza ukagikorwa ati ibi ni ibintu bisanzwe bitoya igihe cyose nabishakira nzabirekera. Reka nkubwize ukuri addiction ntabwo ari ikintu uba ufiteho imbaraga. Ubimenya iyo watangiye kukireka. Niba wumva ibyo nkubwira atari ukuri izo nzoga unywa gerageza uzireke. Yego. Cyangwa ubwo bubata ufite ku kintu runaka gerageza ukireke. Byibura wiha icyumweru nibwo uzabibona ko addiction atari ikintu uba ufiteho imbaraga. Umenya yuko ufite ikibazo iyo utangiye kugerageza kugikemura. Yego. Nibwo umenya imbaraga z'icyo kibazo. Ariko mu gihe ukikirimo wumva ari ubuzima busanzwe igihe uzashakira uzabihagarika addiction izakomeza nta nubwo uzanamenya ko uyifite. Uganirije urubyiruko twese hamwe ariko ndagira ngo ugire ikintu gito ubwira ku bana b'abapasiteri n'ababyeyi bafite abo bana kuko hanze aha bafite imaje mbi ababyeyi batazi nk'uko wavuze bazaga kuri visite wowe ukababara umupasiteri yaba yahaye umwanya abandi bababaye wowe ukababara gira icyo ubwira abandi bana byanze bikunze mwese mufite ubuzima bumwe. Ashobora kubona ajya ku rusengero kwa kabiri kwa gatatu kwa gatanu kwa kane nyamara mu rugo baramubuze ejo mu ijoro akaba afite ibyumba by'amasengesho n'ibiki mu rugo bakaba baramubuze. Gira icyo ubwira abana b'abapasiteri n'abapasiteri muri rusange babyara abo bana kuko urubyiruko rwo turize abafite addiction abafite agakiza niko konyine umwuka wera niwe wenyine ushobora gukiza ibintu nk'ibi ngibi. Nawe yabyivugiye nta bubasha ufite kuri addiction nta bubasha ufite kuri ibyo byaha. Bwira Imana ngo ayisalenda byonyine ibindi byose uzabikora. Yego. Ubutumwa bwanjye ndabanza kuboha abana b'abashumba bagenzi banjye. Ubwo buzima murimo ushobora kubumpisha wabuhisha ababyeyi bawe wabuhisha abo muvukana ariko ntabwo wahisha Imana. Yego. Kandi nawe ubwawe ntiwakwihisha. Iryo ni ijambo papa yigeze kumbwira yarambwiye ngo hari ibintu bibiri batajya babeshya ntiwabeshya Imana ntiwakwibeshya ukuri urakuzi. Ese nkwibariza ikibazo ari nacyo ndi butangiremo ubutumwa ubuzima bwawe butaniye n'umuntu utaramenye Imana. Nusanga atari bumwe amashimwe abe ku Mana ariko niba usanga nta tandukaniro mwibuke ijambo ababyeyi bacu batwigisha bakatubwira ngo uzagera imbere y'Imana ikubwire ngo sinkuzi. Ibaza Imana ko bizi igisekuru cyawe cyose akaba ari wowe wenyine uvamo itazi. Byaba atari byo. Byamfashe igihe kugira ngo bino mbiveho ariko ahari ni njye wari utegereje kumva ngo uhinduke. Amen. True.
njye ndi kuvuga inkuru yanjye, wenda nawe hari ibyo wavuyemo cyangwa se hari n'ibyo ukirimo, ariko turacyafite ubuntu, turacyafite imbabazi z'Imana. Ese iyo Mana utekereza ko yaguhemukiye, kuki ikomeza ikagukangura, ikakomeza kuguha amahirwe y'uko wahinduka buri munsi buri munsi buri munsi, ukayituka igatuza, kongera ikaguha amahirwe. Nta kindi cyaguhindura, ni imbabazi z'Imana. Wabonye Imana ikiza abantu, wabonye Imana ya so, wabonye Imana ya mama wawe, wabonye Imana yabo muvukana. Noneho shaka Imana yawe. Yego. Ndongera kandi mvugishe n'abashumba, babyeyi mutubyara. Ibintu mwe mwita bitoya bitugiraho ingaruka. Niko kuri. Wa mwanya mutoya wo gukina, wa mwanya muto wo kutuganiriza, wa mwanya ushakira umukristo. Mwibuka abo mwabyaye. Ubuhamya bwa mbere bwiza bw'abo wajyana mu ijuru nabo wigishirije iwawe. Yego. Yesu muvuga turamukunda, turanamwubaha, ariko nawe ubwe ajya gutoranya abigishwa yabahereye kuri Yohana. Muvuga ko bafitanye isano, ibyo byonyine ni mubyibaza. Niba Imana ubwayo ihera ku mwana wayo, kuki mwe abanya atari bo muhera? Urukundo mukunda abantu ni rwinshi pe, ni rw'ubumana, ariko nimukunde n'abanyu. Ejo utajya kwirukana abadayimoni mu bandi kandi niyo waba ubasize. Ndumva ari cyo nababwira. Imana iguha umugisha munini cyane, munini cyane. Bana we nafashijwe, numvishe nize. Mu by'ukuri ntakubeshye, ibi ntabwo ari inyama n'amaraso byabigukoresheje. Sinzi niba nawe ari kubyumva. Actually wanambwiye uburyo ki mbere yo kuza hano wabitekereje, nanjye niko nabitekereje. Ntabwo njya mpfa nyine kuzana umuntu uwo ari we wese hano, gusa narebye igihe tumaze tuziranye tuvugana, mu mutima urambwira ati nyamara wahamagara David. Igitangaje nuko naguhamagaye nawe Mwuka Wera yakuganirije. Ikidasanzwe nuko buri nguni yose y'ubuzima, yaba ubw'abana bakiri hanze, yaba ubw'abana b'abashumba, yaba abashumba muri rusange, ndetse si bo gusa ubwiye n'ababyeyi. Ababyeyi namwe mwumvireho, ntago ari byiza ko babita indakemwa nyamara mu rugo bidahari. Namwe abana mureke kwikomeza imbere y'ababyeyi, kuko ubuzima turimo buradukeneye cyane. Imana iguha umugisha cyane, uruhuye imitima y'abantu benshi. Nizera ko nyuma y'ubu buhamya wareka kumenya Imana, nyuma y'ubu buhamya wareka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ese nyuma y'ubu buhamya utekereza ko hari ikintu kinanira Imana? Nta na kimwe pe. Icyo tugusabire amahoro n'umugisha biva ku Mana, tugusabiye gukomera, kuko hari umupasiteri wavuze ngo iyo wirukanye Satani imwe hazaza 7. Ushobora kuba uvuze gutyo ejo bakaza ari benshi, ariko dusabye Imana imbaraga, Imana uhamirije imbere y'isi yose n'isi yose. Hari abari kurebe babyutse, hari abari kurebe baryamye, hari n'abazakureba n'abandi bose. Imana rero udatewe isoni n'ipfunwe ryo kuvuga ku bintu umuntu wari wese atapfa kuvuga. Harimo n'abakora agahita baseka, ariko nk'aho ibyo n'ibyo uvuze. Ariko Imana uhamirije imbere ya buri muntu wese, umukuru n'umuto, n'imbere y'ababyeyi bawe, izaguha ijuru kandi izagukomeze, iguha imbaraga, iguhe gutsinda buri kimwe cyose gishobora kuza no mu yindi shusho. Uwo umugabo nyamugabo kandi umugabo uhamya Imana.
nibaza ko hari n'igihe umubyeyi waba yaragusengera akavuga ati Mana iki nicyo nari ntegereje, hari ubwo mama wawe unejeje umutima wiwe. Yego Devo wakoze cyane, aha ni iwawe. The Grace Note ni inzu yacu twese, n'ejo bundi nyuma y'ubuhamya uzaze tuvuga Imana, ni tuvuganye no ku bindi byose byo ku buzima busanzwe, ni mu rugo ha twese pe. Devo tugeze mu kindi gice cya nyuma cya Vibe for Christ. Ni ikihe kintu nshaka kubaza? Vibe for Christ ni igice tugira cyo kuvibinga, like story yawe yatumye nkonje, like bizo ukuntu, ariko we going to vibe. Icyo cyambere nshaka kubaza Dev, ni ikihe kintu gisekeje uherutse gukora nawe ukavuga ati ibi bintu rwose n'ububwa pe? wenda se ndi bubyita ububwa, ariko uyu munsi nagize repetition, ndi umuririmbyi, ngira korali nyoboye, uyu munsi twarepetaga, urumva ndabayoboye. Iyo uyoboye abantu barenze umwe byanze bikunze hari uburyo gukorana bisa nk'ibigorana. Noneho umucuranzi ashyiramo igisirimba, mu by'ukuri yari indirimbo imwe twagombaga gukora, bikarangira tugakomeza repetition. Then nge birangira nsirimbye indirimbo turayikomereza, turasirimba kandi byitwa ko ari nyamuyobozi. Abandi bakaga buhagarutse abantu twongera tukabagarura vuba tukaramya. Nge birananira burundu, numvaga nge nishimye, nifitiye ibyishimo, numva ntazi aho bivuga, ariko numva aricyo kintu nyine nakoze nkumva ndishimye. Niyo mpamvu wahisemo The Grace Note podcast kuba ariyo wasangiza ubuzima bwawe budasanzwe, ubuzima bwawe bwite. Ni ikintu kidasanzwe, we don't take it for granted, turakigushimira twanagishimira Imana. Niyo mpamvu yatumye uhitamo twebwe? navuga ngo ntago ari amahitamo yanjye, niko nabivuga. Nge mpitamo kuza hano, nari mfite ahantu henshi nagiye mpitamo nk'ahantu. Yego. Ndumva inkuru yanjye ninjya kuyivuga nzayivugira hano. Nkajya nanasenga nkase Mana, noneho bino bintu ko mbona bigoye nzabivugira. Kandi nkumva sinshaka kubibwira abantu basanzwe banze gusa, kuko abasanzwe banze abanyabyaha barimo ntibake. Yego. Audience y'abantu nshobora kubonaho access byoroshye, ni abantu n'ubundi basanzwe bakijijwe, wenda bafite intambara zabo barwana ntawamenya, ariko ni abantu basanzwe bakijijwe. Abo nari nkeneye harimo nawe, harimo n'undi udakijijwe. Yego. Hari inkuru yanjye, hari undi kuyibwira akiriyo. Niko kuri. Hari ikintu cyajyaga kimbaho cyanatumye mpitamo kuza hano. Najyaga numva ntashaka umuntu uvuga Imana. Noneho naba nzi yuko iyo audience ngiyemo ari cyo kintu bagiye kuvuga, sinirirwe njyayo. Impamvu nahisemo kuza hano ni uko hari umuntu ushobora kuba ubu ngubu abyutse akahita agwa kuri iki kiganiro. Yego. Hari ushobora kuba yarayitwariye akagwa kuri iki kiganiro. Hari uwo telefone yikanze akagwa kuri iki kiganiro agahitamo kucyumva. Bitandukanye n'uko nari kujya guhagarara ahantu nkanjye ngiye gutanga ubuhamya, hari uwari no kubyumva akahita yisohokera. Yego. So navuga ngo aya mahitamo ntabwo ari ayanjye nk'umwana w'umuntu. Yego. Ndakabira pe. Imana iguhe umugisha. Mu minota nk'ibiri cyangwa umwe nshaka ko duha kapera ku ndirimbo David Worshiper. Ntabwo wagira utaturimbiye, ntabwo ari wowe. Birangoye kubera ko nasarayemo, ariko turakumva. nagerageza. Hari indirimbo nkunda najyaga numva ndi mu byaha, iravuga ngo ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye, navuye mu byaha mva mu butware
rebwa isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Hakongema ako karefure. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Amen. Wirimbaga uri mu byaha? Yego. Wumvaga ushinganye? Nurashinganye ariko noneho ni nabwo ushinganye cyane. Ikibazo cya nyuma ni ibibazo biba muri ako gaseke kari imbere yawe, nta n'amatsiko ugira, wari kuza uhita ukoramo. Tracy niyo natumiye akihagera ahita agafata ati ndabanza ngasubize. Uraza kuba ari amazimano. Nta n'inzara ugira, ari njye mba nabiriye bibaye ari ibiryo. Uraza kuyafata, wakuramo akambere, wayafata nk'amakarita ugakuramo kuri ushakaho umwuka kuyobora, urakadusomera hanyuma akugwaho karaba ari ko kawe. Wanayafata yose ukabikuramo nta kibazo kubi. Zamura. Nsobanura urugendo rwawe rwo kwizera mu magambo 3 gusa. I think it's related. Biragoye. Kuko njye urugendo rwanjye ruri n'isi ndanizeraga kwanza. Urunini ntiwizeraga? Ntabwo nizeraga. Afata kandi. Birasekeje kuko ntabwo nabasha gusubiza kino kibazo. Atari uko nta rugendo mfite, ahubwo urugendo rwanjye ntabwo nizeraga. Batangaje. Yego. Nakomeje mbivuga ntago nk'umwana w'umuntu tugiye mu mubiri ushobora kumujudginga, ariko utekereje neza ntago ibyo turwana nabyo ari inyama n'amaraso, ni ibikomangoma by'isi, ni ibituzengurutse tuba tutazi. Mwarakoze kwihangana nka mama cyane, njya numva ababyeyi cyane, byanze bikunze wagumye ku mavi. Nizera ko umusaruro uzawubona kandi ubu ngubu uri kuwubona. Mwakoze kubana natwe, twagize ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Niba ubuhamya bukubatse, usharinge mugenzi wawe, kora subscribe, ujye uhora ubana natwe. Murakoze, Imana ibarinde.